yitwa umusamariya Nyaxo. Imeze bite paso? Sinibuze kubaza mu gihe wishikira ariko background yawe ndimo ndayibona. Nuruca abantu. Nasubirira kubaza. Oya ntabwo nyibaza. Sinuza ubona umuntu w'inkoko. Ntabwo abaza amenye ubona umuntu mu ngwa. Ibintu bitatu bituma uvuga uti ngera shikira debe nako shikira boss minute. Ibintu bitatu rero kugenda mu kigali. Tukubite tubanga. Urabona mbere na mbere tumenyesha abantu ko twerekeje Nyagatare ubu ngubu tugiye guhaguruka. Isaha y'isa 9 turaba twatangiye. Noneho rero ibintu bitatu. Ibintu bitatu cyambere. Ni umuhanzi ukunda abafana be. Ukunda abantu ni kuvuga ntabwo ari wa wundi abantu bakiza kubera support ngo abibagirwe aragaruka akagivinga back to the community. Ngo ni wa muntu igihe cyose yakubonye mu bye nawe ntiwamubona icyo ni icyambere. Icya kabiri asohora indirimbo ziramba ntabwo ari ya ndirimbo irangira na sama nizo bita lifetime. Yego ntabwo ya ndirimbo mvuye umunsi mu kindi cyumweru ngo wumve ngo yashaje ariko byumva ibyo ni urucabana. Ikindi kintu rero iya njyewe turanaziranye personally turaziranye ajya gura agaceri hariya muri Nyaxo. Gaceri agarakagura kuko n'ubundi ni hashya ariko n'ubundi ntabwo nashinze restaurant we nteganye we reka kaguze na cyatwaye. Icya gatatu buriya icya gatatu nicyo kintu nimubwiye ko njyewe twanihuriye nka umuntu mwiza ye kuri sociable kabisa urucabana. Indirimbo ze ebyiri zagukomye kabota ariko njyewe ari nyinshi wahita urumva ni nyinshi ariko ndabona kubita Habib nitamo n'ibiki na print nize ebyiri kabisa nize ebyiri yego bamwita Tiger bamubonye ntatije n'ibyari wumvishe motije kavuga uti jewe abahanzi ari benshi mu Rwanda ariko rwose mwihangane nge mfasha uruhande. Yego igihe rero nabyiyumvishemo ntabwo navuga ngo ni ibintu nicaye ngo nigeho ngo mvuge ngo ngiye kubyiyumvamo ahubwo ucyumva indirimbo ze yego ubwabo ucyubyumva uzumva indirimbo uhita uvuga ati umuhanzi n'uyu uhita uvuga ati umuhanzi n'uyu kandi noneho tuvuga ibintu bigaragara tugiye muri shose tugiye Nyagatare nk'ubwo uraza kubibereka n'ubundi kuri channel yawe barabibona ucabana ntabwo watwika inzu guhisha umwotsi bibaho se ntabwo bibaho baraza kukibonera. Abantu bavuze bati Musanze umuhungu yakoze kanyafu kunda ariko ngo yakamenya Nyagatare ngo n'ucabana n'icyo babwira abantu ba Melody bazi ko waje muri revenge nababwiye buriya kwemera umuntu ko akurusha ukamwigiraho ntacyo bitwaye rwose ariko igihe ugihangana ntabwo ubuziga urumva tuvuga ni urugero uhanganye na mwarimu wese ubwo wakiga ibyo akurusha gutya ntabwo byakunze. Rero rimwe na rimwe hari igihe bibaho ukemera ikintu kugira ngo ugere kuri ya ntabwo navuga ni Patrick undenze ku rwego runuru kugira ngo nanjye mbashe kugera ku rwego rwawe. Yego kabisa ibintu bitatu mbere na mbere Melody ni umuhanzi munini hari ibyo asanga afite ntabwo ari utuntu twinshi wenda yamwigiraho ariko mbere na mbere buriya nkeka ko ntacyo yamwigira kubera ko Bebe afite strategy ze Melody nawe afite ize ahubwo nakomeza akora ibyo akora Imana izashyiramo baraka wenda wabona urwego rugezeho. Aracyarimo igihe aracyarimo intero ni igikoko nyine nibyo nkubwiye ariko hejuru y'ibikoko aba ari ibindi. Niyo mpamvu bavuga ngo hari umwami w'ishyamba hakaba na babandi bari vulnerable. Wa umwami w'ishyamba soko n'izindi nyamaswa zidahari ni ukuvuga ngo intare buriya kugira ngo ipfe urumva iba yaraciye mu bintu byinshi wenda impyisi zikayitera ritarani zikayita akisha kugira ipfe kuko intare yayibonye gusa ibigiye iyo ngiyo ntabwo ibirani nazo ziba zibizi. Musanze ntabwo hagaragaye none Nyagatare se nase uzi impamvu Musanze buriya nayo mfitemo utuntu twinshi ariko nanone ikintu cyari gihari Musanze kubera ko maze kwajya cyane Nyagatare buriya n'ubwa mbere ngiye kwajya mfite n'amatsiko yo kumenya n'ira crowd yawo kuko nubwo tugiye kureba Melody na Deben ariko natwe turahura wenda n'abantu bacu se cyangwa se natwe turatembera ntabwo wabura mu bantu bawe ucabana subize ntabwo nababura kabisa. So urumva niyo mpamvu ngiye no gutembereramo kabisa ariko Nyagatare abantu baho ndabizeye baraba bapfutse gutya kandi umuhanzi n'uyu nguyu Nyaxo bwana muze prediction hasigaye show 3 ni Nyagatare ni Bugesera tugasoriza urubavu kwita cyane z'ukwezi kwa karindwi. Melody afite amahirwe ya kangahe yo kuba wenda hari show nk'imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu yakwisasi bikubiye kangahe yadomina reka nkubwire Melody muri betting yabakubiye kenshi yukubiye kenshi uzi ni amahirwe
umuzungu iyo yagukubiye kenshi menya ngo akagutereka menya ngo rwose batanga umuceri akaba agukubiye kenshi biba byabaye ubwo bwo kwita wumva ko bikubiye kenshi kaza gutungurana icyo niyo mpamvu babyita gutungurana niyo mpamvu babyita gutungurana ariko umuntu agutungura ari uko udafite uburinzi udashikamye nkeka ko umusaza indirimbo yasohoye ready ziradomina hari n'izindi ziri mu nzira none se ubwo urambwira ko wamonye Danizo unaba yatayemo umuhungu yataye amuhamagaye nawe nyiremo umuhungu umenye yamanje kunywa amata aya mata ko atatugezeho twebwe ni mukaruse abahungu bariteguye abahungu bameze neza cyane ariko wamugani iyo ubona ukora kuri bora debeni ukora abantu baramukunda nyine biri pasoro ibyo bantu nyine bamufite ku mutima abona ari ihe banga yarushije abandi njyewe ibanga nakubwira uriya muntu Patrick urukundo ni ikintu gikomeye kandi nubona umuntu agufana ntukajye niwe muhanzi wenyine urumva nubona umuntu agufana ntukagira ngo niwe muhanzi wenyine nubona umuntu aza kurira agaceri muri Nyaxo habo ntukagire ngo nyine uteka ucuruza umuceri so ikintu rero kiba gihari umuntu ukunda ahitamo waruha atagiye kuvuga ngo kubera icyo wamaye kubera ibintu ukora byiza akora umuziki mwiza hari impamvu umuntu avuga ati nyongeye kurya umuceri Nyaxo habo hari impamvu twabyutse saa 12 niho njye nabyutse tukaza hano akakanya tukaba twiteguye kandi utaryamye wavuye mu kazi saa 11 navuye saa 11 match ya Brazil maze kwerekana tukaba tuvuze tugiye kujya Nyagatare kandi n'izindi show na Bugesera na Rubavu n'ubundi turahari so ibyo bintu rero ni umuntu byihitira mu bitewe n'imiziki myiza ukora ntabwo navuga ko bene ntabwo ashatse mu rugo ntabwo ashatse sister wanjye muvuge ngo hari ikindi muco ni urukundo namumenye gutya yego ni igiki rero The Ben yarushijwe muri arena yakosoye Musanze yarushijwe muri arena ashobora kuza gukosora Nyagatare ntabwo navuga ko hari icyo yarushijwe ahubwo wenda hari ikintu dushobora kumusaba ajye wenda agera kuri stage kararirimba indirimbo nyinshi ko hari ukuntu ava kuri stage atamaze abantu ipfa abafana bakimushaka icyo kintu cyo namusaba kandi agerageza tukubitemo twa turimbo twa kera hari ukuntu twibutsa umuntu ibihe kabisa niko kantu ka kera ukumbuye uvuga uti aka ngaka gateyemo rwose akaririmbo nze numva indirimbo bita nta cyadutanya akarembo isukanya kandi koko wakanyibukira ko n'uri kure napo yamusanze Katari none uzi karirimbo yagakubisemo muri show wajyanye n'Urubavu ariko ntiwabimenye ko rusize ko warusize urumva ari kure kandi none twanazinditse nta mpamvu yo kugendesha umukobwa w'abandi none urumva ntabwo mwese mwasiga akazi nanone wamugana kuba hari wasigaye kugira ngo muri Nyaxo batabura ubwo none nta cyadutanya nta karimbo gashobora kuza guhagurutsa abantu cyane cyane amakapu hariya nta cyadutanya kabisa ibirimo irabigukorera ariko wa mugani indirimbo nka hariya zishobora kuza gufata abantu imitima n'inkizi indirimbo zishobora kuza gufata ni mu cyaro ntawamenya wenda sinzi ukuntu bipanze ariko ishara ashobora no